Mushumba muravuze ngo ubu twinjiye mu ntambara ya Gogi na Magogi. ndatekereza ko ariyo yatangiye, nta nubwo ndije jenyine, ntekereza ko ariyo yatangiye. Hariho objectif, bose bashaka ko basiba Israeli kuri carte y'isi. Iyi ntabwo ari intambara ya Gogi na Magogi. Intambara ya Gogi na Magogi ni intambara aho Satani azaba arwana n'Imana. Ushobora kuzana iki cyanditswe kiri muri Ezekiyeli igice cya 38 ugasanga ubeshye abakirisitu cyangwa se ubeshye abatuye isi bose. Intambara ya Gogi na Magogi tuyisanga mu byahishuwe igice cya 20 aho Satani azaba afunguweho imyaka igihumbi izaba ishize. Satani agafungurwa akayobya amahanga. Gogi na Magogi niho ivugwa yuko Satani azagenda mu mfuruka enye z'isi akazana amahanga yose, harimo Amerika, harimo Burayi, harimo Osiyaniya, harimo imigabane ya Aziya na Afurika, bose bagatera Isiraheli. Ariko umenye ko bose bazatera Isiraheli bayobowe nande? Na Satani. Satani azaba afunguwe ajye gukoranya amahanga yose batere Yerusalemu nshya izaba yamanutse ivuye mu ijuru. Ni umurwa wera wa Yerusalemu, ariko ni Yerusalemu nshya atari iyi turebesha amaso, ni Yerusalemu nshya izaba yamanutse ivuye mu ijuru. Niho Gogi azatera Magogi. Kuko ushobora kuzana iki cyanditswe kiri muri Ezekiyeli igice cya 38 aho bavuga ngo Gogi azatera Isiraheli, kandi Gogi bisobanuye Uburusiya, ngo Uburusiya buzatera Isiraheli. Ushobora kwibeshya cyane kandi ukayobya n'abantu. Ubuhanuzi ukuntu busobanurwa rero, iyo batubwira intambara ya Gogi na Magogi baba batubwira intambara Satani azarwanamo n'Imana. Kandi koko nujya hano mu byahishuwe igice cya 20 uraza gusanga koko Gogi na Magogi batera Isiraheli, isi yose mbese. Urumva kuko Gogi nyine Uburusiya buzaba bufatanyije na Amerika n'Ubufaransa n'Ubwongereza, kandi ntago byigeze bibaho kuva isi yaremwa. N'ahantu igihugu cya Gogi kiriya cy'Uburusiya kigeze gifatanya na Amerika, ariko kubera ko ari Satani uzaba ubayoboye, icyo gihe Amerika izemera gukorana n'Ubushinwa, yemere gukorana na Korea y'Amajyaruguru, yemere gukorana n'Uburusiya, kubera ko ari Satani uzaba ubayoboye batera Isiraheli. Ariko ibyo bizaba turi Yerusalemu, kubera ko icyo gihe umurwa wera wa Yerusalemu ni Yerusalemu nshya, ya indi Yohana yabonye ngo mbona Yerusalemu nshya imanuka iva mu ijuru. Ayo mahanga yose rero azaba yateye Yerusalemu nshya imanuka ivuye mu ijuru. Yerusalemu nshya rero nimara kumanuka ivuye mu ijuru, nibwo amahanga yose azatera iki? Azatera Yerusalemu. Ariko amahanga yose azatera Isiraheli ayobowe na Satani. Birebe neza hano mu byahishuwe igice cya 20 hera no ku murongo wa mbere ngo nuko mbona marayika amanukana umunyururu muremure, ngo nuko aboha cya kiyoka cyayobyaga amahanga kigateza intambara, ngo icyo kiyoka ari cyo Satani, ngo nuko icyo kiyoka kibohwa, marayika kiboha kumara imyaka 1000. ngo iyo myaka 1000 nishira, icyo kiyoka kizabohorwa kive muri ya pirizo y'urwobo rurerure, ngo kiyongere kiyobya amahanga, ngo baze batera umurwa wera wa Yerusalemu mu ntambara ya Gogi na Magogi. Yego, mugomba gusobanukirwa ubuhanuzi. Ntago ubuhanuzi umuntu abusobanura nk'uko yishakiye, ntago ubuhanuzi umuntu abusobanura ngo mbanje gutekereza ngo ndumva ari intambara ya Gogi na Magogi. Ntago iyi ntambara iri muri Isiraheli ari ya Gogi na Magogi, ahubwo iyi ntambara iri muri Isiraheli ni Harimagedoni. Ubu rero nindamuka mvuze ngo ni Harimagedoni, iyi ntambara iri muri Isiraheli irimo kurwanamo na Gaza na Palestina na Hamas barimo gutera Isiraheli, nimvuga ngo ni intambara Harimagedoni, bamwe mu bahanuzi nabo barahita bavuga ngo navangiwe, ngo ntago ari Harimagedoni. Ngiye kuguha ibimenyetso bigaragaza ko iyi ntambara iri muri Isiraheli ari ya Harimagedoni.
ariko nanone nagira ngo mbanze mbwire pasiteri wavugaga ngo iyi ntambara ni Gogi na Magogi. Ntabwo iyi ntambara ari Gogi na Magogi rwose mfite ibihamya bigaragaza ko atari Gogi na Magogi. Iyi ntambara irimo kubera muri Isiraheli. Gogi na Magogi izaba ari uko Yesu yamanutse yageze muri Yerusalemu, ari uko Yesu yamanukanye na Yerusalemu nshya izaba yamanutse ivuye mu ijuru. Kandi iyo ntambara ya Gogi na Magogi izarwanywa ari uko Satani afunguwe, kuko Satani azabohwa imyaka 1000, natwe twima ingoma y'imyaka 1000. Ubwo Satani namara kubohorwa rero nibwo azarwana intambara ya Gogi na Magogi. Intambara ya Gogi na Magogi ntabwo izaba Yesu yagarutse bwa kabiri ahagaze hari i Yerusalemu, hari na Yerusalemu nshya nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 20. Icyo gihe rero niho hazaba intambara ya Gogi na Magogi, igihe amahanga yose azaba ateye Yerusalemu. Amahanga yose azatera Yerusalemu ari uko Yerusalemu nshya yamanutse nk'uko tubisanga mu Byahishuwe. Ni ukuvuga ngo rero iki gihe ntago amahanga yose yatera Isiraheli. Nkubwire ukuntu wenda batatera Isiraheli, ntago Amerika yatera Isiraheli, n'Uburayi nabwo n'Ubwongereza n'Ubufaransa, cyane cyane wenda nk'Ubwongereza nk'uko bafitanye ubushuti, nk'uko Ubwongereza bufitanye ubushuti na Isiraheli, ntago Ubwongereza bwatera Isiraheli. Kandi na Amerika ifitanye ubushuti n'ibi bihugu mu Burayi. Ntago rero Amerika yatera ntago Amerika yatera Isiraheli. Ni ukuvuga ngo rero ukuntu bimeze mu buhanuzi, Gogi na Magogi izaba ari uko Yesu yamanutse. Kandi Yesu ari hafi kumanuka nk'uko tubibona mu mwaka w'2027 nibwo Yesu agomba kumanuka akaza akima ingoma y'imyaka 1000. Imyaka 1000 rero izabera hano ku isi, kandi tuzima ingoma y'imyaka 1000 hano ku isi. Intambara rero ubu turimo ni intambara ya Harimagedoni. Intambara ya Gogi na Magogi ntabwo iyo ntambara yari yatangira. Intambara ya Gogi na Magogi izatangira igihe Yesu azaba yamanutse ari hano ku isi, igihe Yesu tuzaba turimo kwima ingoma y'imyaka 1000. Kuko iyo myaka 1000 nishira nibwo Satani azabohorwa agahita atangiza intambara ya Gogi na Magogi. Satani hara mu Byahishuwe igice cya 20, Satani nabohorwa iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa. Satani nabohorwa rero nibwo azahita atangiza intambara ya Gogi na Magogi. Ubu rero intambara turi mu ntambara ya Harimagedoni irimo kurwanirwa mu kibaya cya Yehoshafati. Nk'uko Yehoshafati rero amahanga yose yamuteye, murabyibuka. Uze gusoma mu gitabo cy'Ingoma, uze no gusoma mu gitabo cy'Ingoma, uze gusoma no mu gitabo cy'Abami, uraza gusanga Yehoshafati amahanga yose yaramuteye. Amahanga yose yateye Yehoshafati, baramutera mu kibaya cya Yehoshafati, ariko mu izina ry'Uwiteka Yehoshafati yarasenze, urugamba ararutsinda, marayika w'Uwiteka amufasha gutsinda amahanga yose yari yateye Yehoshafati. Yehoshafati icyo gihe yarasenze, hari umwami witwaga umwami Yehoshafati. Ku ngoma y'umwami Yehoshafati murebe mu mateka ya Isiraheli, ku ngoma y'umwami Yehoshafati amahanga yose yateye Yehoshafati. Yehoshafati asenga Imana, yegera Imana yohereza marayika, batsinda ayo mahanga yose yari yamuteye, kuko ayo mahanga yose yari yavuze yuko agiye gusiba Isiraheli ku ikarita y'isi. Ariko Imana ifasha umuhanuzi wayo n'umukozi wayo Yehoshafati. Imana yumva gusenga kwa Yehoshafati, Imana ifasha Yehoshafati. Yehoshafati atsinda amahanga yose yari yamuteye. Amahanga yose rero yari yateye Yehoshafati yahise ayatsinda mu izina ry'Uwiteka. Ariko nanone amahanga yose akazongera gutera Isiraheli ari uko Yesu yamanutse. Icyo gihe hazaba hanamanutse na Yerusalemu nshya. Icyo gihe rero Yerusalemu nshya nimara kumanurwa igeze hariya muri Isiraheli, na Yesu amajije kumanuka ari ku isi, icyo gihe Satani azaba afunguye imyaka 1000 nishira. Iyo myaka 1000 nishira Satani agafungurwa,
icyo gihe rero Satani azakoranya amahanga yose ari mu mfuruka enye z'isi batere Yerusalemu. Icyo gihe rero nibwo amahanga azongera gutera iki? Gutera Isiraheli. Ariko ni Satani uzaba wakoranyije isi yose bakajya gutera Isiraheli. N'uzajya wumva ahantu bavuze Gogi na Magogi, ujye umenya ko ari intambara Satani azaba arwana n'Imana. Yego, reka rero dukomeze. Ni ukuvuga ngo rero ubu iyi ntambara turimo, iyi ntambara irimo kubera muri Gaza. Ariko reka nongere nkubwire nanone, wowe urimo kumbaza, ndabona urimo nagira ngo nkubwire ngo wowe umenye ko intambara ya Gogi na Magogi izaba ari uko Yesu yagarutse bwa kabiri, yashinze ibirenge ku musozi wa Elayono ugacikamo kabiri, tukima ingoma y'imyaka 1000, kandi iyo myaka 1000 nishira nibwo Satani azabohorwa akabona guhita akoranya amahanga yose bagahita barwanira iriya ntambara ya Gogi na Magogi. Ariko ujye wumva mu buhanuzi nibavuga intambara ya Gogi na Magogi, ujye umenya ko ari intambara ya Satani azaba arwanamo n'Imana. Nuzane Ezekiyeli igice cya 38 ngo nuko ngo ku munsi w'imperuka ngo igihugu cya Gogi ari cyo Burusiya ngo kizatera Isiraheli, uzica ubuhanuzi. Menya ko intambara ya Gogi na Magogi ari intambara Satani azaba arwanamo n'Imana, aho tubisanga mu Byahishuwe igice cya 20. Kandi iyo ntambara ya Gogi na Magogi izaba ari uko Satani yabohowe. Nyuma iyo ntambara ya Gogi na Magogi izaba nyuma y'imyaka 1000. Ngira ngo urabisobanukiwe. Reka rero nigire ku ntambara ya nyuma mite nsoza. Iyi ntambara rero turimo ubu, intambara ubu turimo muri uyu mwaka w'2023, iyi ntambara irimo kubera muri Isiraheli, iyi ntambara irimo guhuza Isiraheli na Gaza na Hamasi na Palestina n'ibi bihugu by'Abarabu birimo gufasha iyi mitwe ikomeye cyane y'Abafilisuti. Ni ukuvuga ngo rero iyi ntambara ya Gaza na Hamasi ni intambara ya Harimagedoni, kubera ko Harimagedoni n'ubundi zarwanirwa mu kibaya cya Yehoshafati. Kandi n'iki kibaya cya Yehoshafati, ibi bibombe izi za Hamasi cyangwa izi abagaza barimo gutera muri Isiraheli, n'ibyo bibombe biragwa mu kibaya cya Yehoshafati. Yego, na ya nyanja batubwiraga, iriya nyanja izakama nayo yarakamye. Yego, uruzi rwa Efurati narwo rwarakamye. Yego, kandi amahanga yose, amahanga arimo gutera iki? Isiraheli. Ubundi iyo bavuga Harimagedoni baba bavuga ikibaya cya Yehoshafati. Intambara ya Harimagedoni ni intambara izarwanirwa mu kibaya cya Yehoshafati. Ariko iyo ntambara ikaba irimo kuba ubu ngubu kubera ko amahanga yose n'ubundi isi yose, ubundi Harimagedoni ni intambara y'isi yose. None se muri Afurika hano muri Gabo, muri Nigeria intambara niriho, Kongo ni M23 intambara niriho. None se hariya Uburusiya na Ukraine intambara nihari. None se ibihugu byose aho no muri Isiraheli intambara iriho ku isi hose. Intambara rero ya gatatu y'isi ni iyi ngiyi, turi mu ntambara ya gatatu y'isi. Kandi iyi ntambara irimo kubera muri Isiraheli, iyi ntambara ya Gaza na Hamasi na Palestina, iyi ntambara barimo ba Hamasi na Gaza na Palestina barimo gutera Isiraheli, iyi ntambara ni intambara ya Harimagedoni. Kandi iyi ntambara ni Yesu ugomba kuyihagarika, nk'uko Bibiliya ivuga muri Ezekiyeli igice cya 14 ngo nuko mbona ngo nuko Yesu azahurura nk'uko yajyaga abikora nka mbere ngo atabara Isiraheli. Yego, Yesu agiye kuza atabara Isiraheli nk'uko bigaragara muri Ezekiyeli igice cya 12, nk'uko bigaragara muri Danieli igice cya 11, nk'uko binagaragara no muri Danieli igice cya 12 umurongo wa mbere, ngo nuko marayika Mikayeli ngazahaguruka ku munsi w'umubabaro. Reka dusome muri Danieli igice cya 12 umurongo wa mbere, ngo nuko Danieli ngazahaguruka ngo ku munsi w'umubabaro utarigeze kubaho, n'uyu nguyu rero w'intambara, ngo nuko ahagarika iyo ntambara. Iyi rero niyo ntambara Yesu
agiye guhagarika tukima ingoma y'imyaka igihumbi, kandi tugiye kwima ingoma y'imyaka igihumbi muri Yerusalemu. Iyi ntambara irimo kubera muri Isiraheli ihuza Gaza na Palestina na Hamas barimo gutera Isiraheli, ni intambara ya Harimagedoni. Yesu rero agiye kuyihagarika nk'uko tubibona hano mu Byahishuwe igice cya 20 ngo Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa mbere ngo nuko mbona marayika amanukana umunyururu muremure ngaboha cya kiyoka cyatezaga isi intambara, cya kiyoka cyayobyaga amahanga akajya mu ntambara, ngo icyo kiyoka bakiboha imyaka igihumbi. No muri Ezekiyeli igice cya 14 Bibiri tubwira yuko iyi ntambara irimo kuba ubu ngubu Yesu agiye kuyihagarika. Yego, Bibiri tubwira no muri Danieli igice cya 12 umurongo wa mbere yuko Mikayeli agiye guhaguruka kuri uyu munsi w'umubabaro, kuri uyu munsi mubi, agahagarika iyi ntambara Mikayeli, kandi tugahita twima ingoma nshya yo mu bwami bw'Imana. Iyo bavuga Mikayeli ngo azahaguruka nk'uko yajyaga ahaguruka nka mbere, baba bavuga Yesu Kristo. Yesu rero arimo kumanuka agiye guhagarika iyi ntambara yo muri Isiraheli, duhite twima ingoma y'imyaka igihumbi. Muratumirwa muze mu bwami bw'Imana, muhungire mu byaro, mujye kurya ibyimejeje. Yesu Kristo arimo kuza ageze ku bicu. Yego, uyu ni umuburo uburirwa abantu bose batuye isi, abantu batuye mu mirwa ikomeye cyane yo muri Amerika nka Washington, Hollywood, Chinatown, ni ukuvuga ngo imijyi ikomeye cyane yo muri Amerika, ibisasu bya kirimbuzi bigiye kuyirimbura, kandi n'ibibuye binini bituruka mu isanzure nabyo n'ibibumbe by'umuriro bigiye kurimbura iriya mijyi ya Nashville, iriya mijyi ya Nuke, iriya mijyi yose igiye kurimburwa n'ibibuye by'umuriro bituruka mu isanzure, kandi n'ibyago birindwi nabyo bizayihitana. Iriya mijyi rero igiye kurimbuka, kandi nta nubwo ari nayo mijyi yonyine, n'indi mijyi iri muri Aziya, n'indi mijyi ikomeye cyane yo mu bihugu byo muri Aziya, n'indi mijyi ikomeye cyane yo ku mugabane w'Uburayi, n'indi mijyi ikomeye cyane iri ku mugabane w'Uburayi, n'indi mijyi ikomeye cyane iri ku mugabane wa Afurika, n'indi mijyi ikomeye cyane iri ku mugabane wa Oceania. Ni imijyi yose yo ku isi, ntabwo wenda ari iriya leta ya Nashville, iriya mijyi ikomeye cyane igiye kurimbuka. Ni imijyi yose, ni abatuye mu mijyi bose. Ni ukuvuga ngo rero uyu ni umuburo wo guhungira i Gosheni, kubera ko mwarakererewe. Guhungira i Gosheni rero abantu benshi cyane ntabwo babishaka, ntabwo bashaka guhungira i Gosheni mu byaro, kandi mwarakererewe, kubera yuko ibyago by'imperuka bizaza bireba imijyi ikomeye n'amataje akomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ibibumbe by'umuriro rero bizaza birimbura imijyi, kandi n'ibisasu bya kirimbuzi nabyo bizaza birimbura imijyi, kandi n'ibyago birindwi by'imperuka tubona mu Byahishuwe 15 na 16. Ibyo byago birindwi nabyo bizaza byibasira imijyi, bizaza birimbura amataje akomeye cyane yo mu mujyi. Ni ukuvuga ngo inzara n'ibyorezo nabyo bizaza birimo kuza byibasiye imijyi. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyo guhungira mu cyaro mwarakererewe. Nuko Imana ibwira umugaragu wayo Yozefu ngo bwira bene so na bene nyoko, ubwire na so Yakobo, ubabwire uti umwami Herode nababaza ngo muraturuka hehe, mutuye hehe, muzabwire Herodi mumubwire muti twebwe tubi Gosheni, turi abashumba, turi abahinzi b'i Gosheni. Kubera yuko uyu Yozefu yari azi yuko umujyi ugiye kurimbuka, ugiye kwicwa n'inzara n'ibyorezo n'iki, hagiye kubaho inzara y'imyaka 7. Inzara y'imyaka 7 rero yaratangiye uhereye mu mwaka w'ibihumbi 2000 kuzageza mu mwaka w'ibihumbi 2027. Uhereye mu mwaka w'ibihumbi 2020 ukageza mu mwaka w'ibihumbi 2027, ni ukuvuga ngo inzara izamara imyaka 7. Ariko cyane cyane iyi nzara izibasira imijyi ikomeye cyane. Ni nayo mpamvu Yozefu yabwiye bene se ati mujye mu byaro, mujye guhinga, mujye ibyimejeje, nimuhunge rero muve mu mijyi ikomeye, muve muri ayo mataje mutuyemo, cyane cyane abantu batuye mu mijyi ikomeye cyane, nimuyisohokemo mujye gutura mu byaro, mujye ibyimejeje, mujye guhinga mworore, ntabwo ibyago 7 bizabageraho. Kandi nimuva mu mijyi ikomeye mugatura mu byaro, mukajya mu nkengero z'umujyi mukajya kwiturira mu byaro,
ibibombe bya kirimbuzi bizaza byibasira imijyi. Urumva? Aha, ibyago 7 by'imperuka nabyo bizaza byibasira iki? Bizaza byibasira imijyi. N'ibibumbe binini by'umuriro biri mu kumanuka bizaza bigwira imijyi. Ni ukuvuga ngo rero imijyi yose igiye kurimbuka, imijyi yose yo ku isi igiye kurimbuka. Nimuve mu mijyi mujye gutura mu byaro, kandi mumesere ibishura byanyu mu maraso y'umwana w'intama. Muratumirwa mu bukwe bw'umwana w'intama bugiye kubera i Yerusalemu. Tugiye kujya muri Yerusalemu nshya. Hari Yerusalemu nshya iri mu kumanuka iza hano muri Isiraheli. Nimuze tujye gutura nimuze tujye mu bukwe bw'umwana w'intama burimo kubera muri Isiraheli. Muratumirwa rero, mumesere ibishura byanyu mu maraso y'umwana w'intama, muze mu bukwe. Niyo tike rero. Itike rero yo kuza mu bukwe bw'umwana w'intama ari we Yesu Kristo, ni ukumesera ibishura byawe mu maraso y'umwana w'intama, ubundi ukiyizira mu bukwe. Iyo niyo tike rero. Muratumiwe rero, igihe kirageze. Nimuze mu bukwe bw'umwana w'intama, nimuze twime ingoma y'imyaka 1000. Igihe kirageze kandi kiranasohoye, bitarenze muri uyu mwaka w'ibihumbi 2027 niho ibyago 7 biraba byamajije gusenya imijyi yose. Bitarenze mu mwaka w'ibihumbi 2031 turahita twima ingoma y'imyaka 1000.